Ibi byiza nshuti bakunzi bato Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Kwibasira abanyamurenge n'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda byatangiye kera. Impamvu buriya bamwe babirengaho batabivuze. Bakabica hejuru. Abaturage b'abanyarwanda, abaturage b'abarundi, abaturage b'abakongomani, abaturage b'abagande, abaturage b'abatanzania, nkuko wari ubivuze muri aka karere nta kintu bapfa, nta na kimwe pe. Ariko ibi bibazo byagiye biba duhereye kuri ibibazo by'itotezwa, ivangura n'akarengane bishingiye ku moko bigenda bikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bifite umuzi muremure mu mateka ya kiriya gihugu. Noneho biza kugirwamo uruhare n'abande n'abakoroni n'abakoronije ibi bihugu. Nibyo nakubwiraga dutangira, aba baturage nta kintu bapfa. Noneho wenda urumva nibyo nari ntangiye kukubwira, ibitotezwa n'ihohoterwa ry'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda urumva n'abanyamurenge ryatangiye kera. Urumva noneho muri iyi myaka mikeya haza kuba itotezwa ry'abavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Noneho wajya kureba ugasanga bifite imizi mu mateka. Abantu babyumve neza, shaka kukubwira abakongomani nyabakongomani b'abaturage basanzwe. Bari abakongomani nta ruhare ibi bintu bigeze babigiramo, ariko abayobozi n'abanyapolitike babo bagiye babigiramo uruhare uko leta zagiye zisimburana, ariko nabo bakagendera ku mateka. Urumva cyane cyane yashyizwe ahagaragara n'abakoroni, abakoroni b'Ababirigi. Ibi bibazo rero uku gutotezwa n'ivangura ntibivutse vuba ahangaha, byatangiye gukaza umurego mu bihe bitandukanye by'amateka. Tuvuge mu bihe by'ubukoroni mbere y'1960, abakoroni b'Ababirigi bagiye bimura abanyarwanda mu cyitwaga mission d'immigration de banyarwanda. Urumva babajyana gukora mu mirima mu majyepfo no mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byabaye amahari n'amakimbirane ashingiye ku butaka hagati yabo n'andi moko yari ahari bahasanze. Noneho mu 1963 kugeza mu 1965 habaye intambara za Kanyarwanda. Nyuma y'ubwigenge humvikanye cyane intambara zashyamiranyije amoko y'abasangwa butaka n'abavuga ikinyarwanda mu gace ka Masisi na za Karehe. Mu myaka y'1981 kugeza mu 1990, ubwo ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwahinduraga amategeko y'ubwenegihugu bukanambura uburenganzira abavuga ikinyarwanda, itotezwa ryarakomeje. Ibi ngibi na BBC igigeze kubikorera ubushakashatsi, ikinyamakuru BBC. Kuva mu 1994 urumva hariya muri Kongo hinjiye abari bamaze gukora jenoside mu Rwanda. Urumva tujye tubivuga uko biri, harimo interahamwe nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Abasize bayikoze urumva nibo bamwe bahungiye hariya baza gushinga imitwe, bavuga ko hariho haturutse umutwe wa FDLR, maze bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Ari nayo yatumye itotezwa ry'abatutsi b'abakongomani no kuvuga n'abanyamurenge rifata indi ntera ikomeye kugeza no kuri uyu munsi. Urumva noneho abantu bakibaza bati kubatoteza biterwa n'iki? Kuki batotezwa kandi bakavangurwa bafatwa nk'abanyamahanga? Urumva amoko menshi y'abakongomani n'abayobozi mu bya politike muri Kongo babona abavuga ikinyarwanda nk'abimukira cyangwa abanyarwanda aho kuba abakongomani. Siko bimeze? Ubundi buriya ni abakongomani, kabone niyo iyo miryango yabo bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba bafite bene wabo mu Rwanda cyangwa ahandi, ariko ni abakongomani kuko niko imipaka bayikase. Imbibi z'ibihugu barazikata mu 1845 urumva muri byiswe Conference de Berlin. Abanyafrika batigeze bagira mu ruhare. Aba bantu ni abakongomani barabagenera. Kandi iki kibazo ntago cyabaye hagati ya Kongo n'u Rwanda gusa, kuko n'ibihugu nabo bakatiyeho ubutaka bukajya kuri Uganda, babaye abanya-Uganda
n'abakatiweho hagati ya Kenya na Uganda babaye bamwe abanyakenya abandi baba abanya-Uganda. Urundi rugero ni Tanzania na Kenya, abamasayi bo muri Tanzania n'abamasayi bo muri Kenya. Noneho tuvuye kuri ibi by'uko bafatwa nk'abanyamahanga, sibyo nibyo navugaga mu kanya, ukuntu bagiye bafatwa nk'abanyamahanga. Habayeho no gushaka kwamburwa ubutaka n'imitungo yabo. Abanyamurenge n'abandi bavuga ikinyarwanda bafite ubutaka n'amatungo mu misozi miremire ho plateau hariya muri Kongo. Urumva amoko amwe yashakaga kubanyaga iyo mitungo yitwaje ko badafite gakondo hariya muri Kongo. Ashaka kubanyaga imitungo yabo. Ibi nabyo ni bigaragaza igitera impamvu yitotezwa yagiye rikorerwa abavuga ikinyarwanda n'abanyamurenge hariya muri Kongo guhera kera. None hari ikindi cyo gukoreshwa muri politiki n'ubutegetsi. Iyo ubutegetsi bwa Kinshasa budashoboye gukemura ibibazo by'umutekano muke, ubushomeri n'ubukene, urumva bufata abaturage bukabereka ko umwanzi ari umunyarwanda cyangwa umututsi uri mu gihugu cyabo kugira ngo bakure icyasha ku buyobozi bwananiwe, babishyire kuri abo bantu bita ngo ni abanyamahanga. Ibyo byakunze kuba. Ikindi, ingengabitekerezo ya jenoside. Abasesenguzi bagaragaza ko udutsiko tw'intagondwa twibasira aba bantu tubaziza imiterere yabo n'ubwoko bwabo, bikagaragara mu magambo y'urwango, ibyo bita mu cyongereza hate speech. Urumva n'ubwicanyi bufite ishusho ya jenoside. Ibi byagiye bigaragara bigashyirwa ahagaragara n'impuguke. Urumva noneho tugarutse ku bantu bagiye bavuga ku byerekeye n'abari abantu, harimo profeseri witwa André Mbata. Uyu nguyu ni umunyamateka, akaba n'umwarimu w'amategeko, akaba n'umunyapolitike muri Kongo. Ahagarara ku murongo wa leta ya Kongo n'amategeko yayo, ariko akagerageza kuvuga ukuri. Urumva profeseri Mbata yakunze kugaragaza ko ikibazo cy'intambara n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kitari ikibazo cy'ivangura gusa. Urumva akagaragaza ko harimo ngo n'ubushotoranye bw'ibihugu, urumva bitandukanye. Noneho akaho n'udutsiko tugakora tukavuka kugira ngo turengere abaturage bo muri kare akarere. Noneho kubigeranye n'amateka y'ubwenegihugu, mu nyandiko ze n'ibiganiro atanga yemeza ko imiryango irenga 450 igize Kongo ifite imipaka ishingiye ku masezerano y'1960. Kuri we umuntu wese ufite ubwenegihugu bwa Kongo agomba kubungabunga ubusugire bw'igihugu. Gusa hari aho yibasira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko akavuga ko hari itegeko nshinga naryo ryabaye ubwenegihugu ryarangiza rikabubambura. Wenda duhereye ku itegeko nshinga ryo muri Kongo ryo mu mwaka w'1960 ryavugaga iki kuri bari abantu? Ubwo Kongo yabonaga ubwigenge ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1960, itegeko nshinga ry'icyo gihe ryitwaga loi fondamentale. Urumva haje nyuma y'imyaka 4 haje gutorwa irindi mu 1964 bise constitution de Lualaba. Aya mategeko yombi yagize uruhare mu ruzingo rw'iki kibazo. Urumva yateje ibibazo, nubwo bamwe bavuga hari ibiyakema ariko hari n'ibyo yateje. Nk'itegeko nshinga ryo mu 1960 Kongo ibona ubwigenge ryemeraga ko abantu bose bari batuye ku butaka bwa Kongo ku munsi w'ubwigenge ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1960 ari abakongomani. Ibi byahaga uburenganzira bw'ubwenegihugu abavuga ikinyarwanda bose bari bahari. Icyakora mu 1964 baje kurihindura. Iri tegeko nshinga ryo mu 1964 ryaje guhindura ibintu, rigena ko umuntu wese w'umukongomani, urumva agomba kuba ari umukongomani d'origine. Uri kumva? Umukongomani d'origine, umukongomani ufite inkomoko hariya. Bashaka kuvuga umukongomani uri muri za tribi, amoko y'abakongomani bari ku butaka mbere y'itariki 18 z'ukwezi kwa 10 mu 1908, igihe Ububirigi bwafataga Kongo bukayiyobora ku mugaragaro. Uzi ikintu bashakaga gukora hano?
iri tegeko ryo mu 1964 niryo ryambuye ubwenegihugu benshi mu bavuga ikinyarwanda bari barajyanywe n'ababirigi hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda 30 n'igihumbi kimwe magana cyenda 54 ba bandi navuze hejuru mu byo bise mission d'immigration de banyarwanda. Urumva bari bajyanywe gukora bamwe mu mirima y'ibisheke n'ahantu hatandukanye no muri za mine. Bahise rero iri tegeko ribamburwe n'igihugu kuko ryavugaga ko iri tegeko ryo mu 1964 rireba abahageze abari ku butaka bwa Kongo mbere y'itariki 18 z'ukwezi kwa 10 mu 1968. Urumva iri hinduka rero ryo mu 1964 niryo ryambuye ubwenegihugu benshi mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abari bahungiyeyo mu 1959 ribagereranya n'abanyamahanga. Urumva batabaye muri Kongo kuva kera. Iri tegeko niryo ryabaye ipfundo ry'ikibazo cy'ubwenegihugu kikivugwa na n'uyu munsi mu mategeko ya Kongo Kinshasa. Urebye muri rusange ni izingiro ry'iki kibazo byakozwe nabo bakaroni bakase imipaka bashyiraho itegeko ryaberaga ubwenegihugu mu 1960 nyuma mu 1964 bararihindura. Abo mu burasirazuba bwa Kongo nuko bisanze barambuwe ubwenegihugu kandi baravukiye hariya n'abasokuruza babo ariho bavukiye. Yego, ikibazo gisa nk'iki ngiki rero gishobora kongera gututumba kandi kikaza gikomeye kubera ko itegeko nshinga ubize saha barimo kurwana bashaka guhindura rirenda gusa nk'ayo mategeko yombi yose wagiye ugarukaho kuko burya bivugwa ko bashaka kugarura itegeko ryo muri 1992 dikuraho biriya bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rikabambura ubwenegihugu rikabambura uburenganzira bwo gutora ku buryo muri referendum izaba bo bazaba batarimo. Iyo rero niyo mpamvu ituma noneho bahagurukiza saha bakongera bakavuga ngo turashaka kugarura ririya tegeko nshinga. Nimwaramuka murihinduye Kongo Kinshasa icyo tuzakora nta kindi. Urumva M23 ivuga ko izahita idekarara igihugu. Bari abaturage nabo basore barwana M23 abasekuruza babo bavukiye hariya imyaka irenga 100. Urumva noneho amateka agaragaza ko aba baturage bamwe bisanze muri Kongo kuko ubutaka bari batuyeho bwashyizwe kuri icyo gihugu buvuye ku Rwanda yewe n'u Burundi hari ubwo bavanye ku Burundi ubwo hacibwaga imipaka mu nama y'i Berlin yagabanyije Afrika mu 1884. Abandi bahagiye mu gihe cy'ubukoroni bajyanywe n'ababirigi nibyo twavugaga kujya gukora mu birombe by'amabuye y'agaciro no gushakira ubundi butunzi abakoroni bagumayo gutyo. Abo bantu bagumye hariya rero nta bwenegihugu bigeze bagira gute babona kugeza kuri no munota. Icyo kibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyatangiye kuzamuka cyane nyuma y'ubwigenge bwa Kongo mu 1960 ubwo hagabanywaga n'ubutaka. Abayita abanyekongo gakondo bashaka kubwima bavuga ikinyarwanda babafataga nk'abanyamahanga. Ibyo twabigarutseho. Hari impamvu eshatu z'ingenzi twavuga zatumye barimo harimo kuba u Rwanda nyine ni igihugu cyarwanye kiraguka kigera kure kuko kingana uko siko cyanganaga mbere bitewe nyine niyo nama uvuze y'Iberire yaje kagabanya imipaka. Abagabanyije imipaka bo bafite ibyo bashingiyeho. Aha hari ikiyaga turakase, aha hari uyu mugezi urabona wahitugira, aha gutya bafite ibyo bashingiyeho bahita bakata gutya. Haku Rwanda ni igihugu cyarwanye kiraguka gifata aho hakurya hose ku buryo kugeza akakanya nko muri Kongo nka Kivu yari kuba ari y'u Rwanda, hari ikiyaga kiri mu Rwanda hose ariko ariko ongeraho n'inyungu zabo babaga bafite. Ntabwo kuvuga ngo bakataga ngo ibintu uzanga ibiyaga gusa ngo ahangaha uko babonye, ahubwo babaga bafite inyungu bakavuga iki gihugu ni kinini kukiyobora bizagenda gutya, niho hari amabuye y'agaciro bimwe mu bice by'igihugu runaka bakabishyira ku kindi bavuga nabyo reka tubitware tuzabiyobore. Kubera ko n'ubundi icyo gihe babikata kuko uwakoronije u Rwanda niho wakoronije no muri Kongo niho wakoronije ni Burundi. Gushyira igice cyo mu burasirazuba kuri Kongo, abahanga mu mateka bavuga ko baje bakareba ko ubwami bwo mu Rwanda bwari sude, bwari bukomeye bufite organisation kuruta ahandi. Bavuga bati aba ni abanyabwenge, nidushyira iki gice cyuje ubukungu ku gihugu cy'u Rwanda
bishobora kutuvuna kuba twabyaza umusaruro buno butunzi kandi mu buryo butanyuze mu mucyo nyine. Nubwo bari kubikora kuko bari bafite imbaraga, bafite n'ubuyobozi nabwo, ariko bari kuzagera igihe bikabagora, kuko ntabwo ntekereza kuko ukuntu bari gufata Kongo bakayivuyanga kugeza aka kanya bakibasha kubikora, ntabwo mu Rwanda bari kuba bari bakibikora. Niyo mpamvu rero bararebye bavuga ati ahantu hari disorganisation, igihugu ni kinini, abantu baho turabibona ko kuyobora ari ibintu bibagora, reka tureho tubishyira. Ni nayo mpamvu niyo nyungu yabo yo kugeza aka kanya bakibasha kubakontorora, bakabasha kubibyaza umusaruro, kuko ntekereza ko biba biri mu Rwanda byari kuba biri kugorana kugeza aka kanya. Byari kuba bikiriho, ntabwo mvuze ko batari kubibyaza umusaruro, ariko uburyo bari kubibyaza umusaruro n'inyungu bari kubona kugeza iki gihe ntabwo ariyo bari kubona biri ku Rwanda. Hari kuba harimo indi mikoranire irenze iyo ihari ku buryo u Rwanda rubyungukiramo kurusha uko Kongo ibyungukiramo kugeza aka kanya. Icyo ni kimwe. Hari uburyo bwo kwagura imipaka nyine n'ibyo kwita bayikata, bikasa bamwe bakisanga ku Rwanda. Icyo ni kimwe. Ubwo rero ayo mategeko mwagiye mugarukaho nshinga agiye atandukanye niyo yagiye azanemo ibibazo, noneho byo urumva ko biri politiko kuruta uko byaba biri ku muturage. Politiki zikavuga ngo aba bantu ntabwo bakiri abanyekongo, reka tubafate nk'abanyamahanga, aba ngaba reka nabo tubafate gutya. Ibyo bintu ni politike ihita izana igatuma aba bantu b'abanyekongo bagiye muri ibyo byiciro tuvuze bitandukanye, kandi mu myaka ya kera bahita bisanga bari gufatwa nk'abanyamahanga kandi bari bamaze kuba abanyekongo. Politike ngewe kugeza aka kanya ntekereza ko ahanini ari ifitemo ukuboko kunini kuruta ibindi ibyo ari byo byose, kuko nizamura ibyo bibazo byose. Ibyo uvuga nibyo. Nimukore subscribe, like ndetse munasharing.